iyo umudamu ari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina yaryohewe mu gihe umugabo arimo abikora neza dukoresha juste intoki ukavuga akubita intoki asambaguza afite ibyo hirya afite ibyo hino afite iby'imbere ashishiriza ataka biba ari byiza cyane ku mugabo uzi ubwenge. Ariko yo umugabo ari kumva umugore wataka umugore wasambaguza ibintu afite amashuka yikora mu mutwe ashinyiriza aratatse kumva aratatse cyane sheri we hoya ibisi nabyemera ntago nabyemera ngiye rwose tuvuga amagambo atandukanye avuga ati uretse shaho we ibi bintu urimo kunkorera uko umugabo rero wifite ubwoba ugati ngaho ndamwishe ngaho ndamubabaje ngaho mbese uri kumugeza ku byishimo bya mbere bifatika cyangwa se byumvikana kuri we akumva uri kumukora ahantu. We mugabo niba ufite umugore ukabona umugore wawe aho kubwira ati sheri urambabaza sheri, imibiri yacu umubiri w'umugore n'umubiri w'umugabo iyo bihuye bimeze nka rukuruzi. Ndabinginze ngo munyumve neza buriya akenshi na kenshi umugore kugira ubone ko ashaka imibonano mpuzabitsina hari utuntu agenda yikoze. Ukabona umugore yahindutse, ukabona umugore afite ibyishimo, ukabona umugore yaravuga neza. Iyo mwamufitanye ikibazo ukabona umugore aguhamagara papa kanaka ariko se buriya arashaka kukwiyegereza cyane. Nizo geste twebwe dukora zigatuma ubona ko umugore agushaka. Ariko umugabo we washatse umugore nshuti, abagabo bazi kwisabira utazagira ngo ni nkatwe tu. Abagabo bazi kwisabira, bazi kuvuga yuko bagushaka, tumva nkushaka ndagukumbuye wenda maze iminsi 3 cyangwa iminsi 4 ndagukumbuye se we sunkumbuye. Biba byiza iyo baje umugore ngo se we sunkumbuye kuko n'umugore we yabishakaga ariko atahera adafite aho yahera atavuga ati ubosha ndagukumbuye mugabo mwiza. Ntabwo kuba umugabo wawe adakora imibonano mpuzabitsina neza aricyo cyatuma usohoka mu rugo ngo ugende hoya, ahubwo mu biganireho. Niba igikorwa kitagenze neza, niba imibonano mpuzabitsina itagenze neza, bakabyeranja bakejo bakabikosora n'ejo ubundi bakabikosora, ariko ntibisohoke nibirenze umunwa kuko bajya bavuga ngo akarenze umunwa ngo karushya ihamagara. Hari niko njya mbyumva. Mwiriwe neza ndabasuhuje, nizere ko mumeze neza ko nanjye meze neza. Uyu munsi rero shangazi wanyu aje afite ibyishimo umunezero. Noneho uyu munsi ho biraryoshye cyane kandi birimo n'umunyu n'agasenda n'agasuka, n'uruvange rw'ibintu byose biryohera by'ibisukari. Uyu munsi rero nje kugira ngo mbabwire cyangwa se mbigishe ku byishimo by'ahantu mwese mujya mwibaza aho bituruka, impamvu umudamu yari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ataka cyangwa se yishima akubita intoki cyangwa se ameze nk'uri gusambaguza ibintu. Impamvu se ni naho byaturutse naho byahereye cyangwa se mbese nuko byatangiye nuko byaje kurangira. Ni muri make nuko nguko. Abadamu rero impamvu hafi ya bose barabikora. Impamvu bakoresha amasinye y'intoki nuko intoki ahari zegeranye n'igice cy'umutwe, kuko iyo bizamuka bihera hasi bikazamuka mu bwonko bikazamuka mu ntoki bushagarira yana kubera ibyishimo by'umudamu ahari bihera mu ntoki. Buri uzanarebe iyo ikintu kikubayeho n'urugero wenda iyo uriye nk'ibiryo ukumva urusenda rukuriye bucyo utakora ruranyishe we timuma amazi, urumva sinzi impamvu ibintu byose bica hano bizamuka mu mutwe dukoresha juste intoki ukavuga bega urusenda we ruranyishe we, urumva ni nk'ibyo rero. Iyo umudamu ari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina yaryohewe mu gihe umugabo arimo abikora neza yishimye, umudamu yumva umugabo arimo gutaka ahandi wumva umudamu akubita intoki asambaguza afite ibyo hirya afite ibyo hino afite iby'imbere ashishiriza ataka.
biba ari byiza cyane ku mugabo uzi ubwenge. Muraje mumbwire ngo shangazi aravuze ngo noneho ngo abagore ngo batabikora ngo abagabo babo ntago bazi ubwenge. Oya, muzi ubwenge mwese, ariko yo umugabo ari kumva umugore wataka, umugore wasambaguza ibintu, afite amashuka yikora mu mutwe, ashinyiriza, ahubwo umugabo we ufite ubwenge ubizi neza arakomeza akabikora agataka. Burya hari n'abadamu burya turyoherwa bitandukanye. Hari abadamu, umudamu ubikora ukajya kumva kumva aratatse cyane, sheri we hoya ibi sinabyemera, ntago nabyemera njyewe rwose, urumva akavuga amagambo. Buriya amagambo twese tuvuga amagambo atandukanye. Avuga ati uretse shaho we ibi bintu urimo kunkorera. Uko umugabo rero wifite ubwoba ugati ngaho ndamwishe, ngaho ndamubabaje, ngaho. Mbese aho kugira ngo akomereze hahandi, kuko iyo uri kugenda ataka, avuga kuriya, avuga bitandukanye, asambaguza ibintu, uba uri kumugeza ahantu, mbese uba uri kumugeza ku byishimo bya mbere bifatika cyangwa se byumvikana kuri we, akumva uri kumukora ahantu. Abadamu benshi bakunda gutaka cyangwa se bakunda gusambaguza ibintu cyangwa se bataka bagaba cyangwa se atuka umugabo, biterwa n'ababikora bitandukanye. Iyo umugabo ari gukoreramo imbere, arimo gushyiramo inyirisitu yemo imbere cyane, ameze nk'urimo kwinjira muri make, yinjira ko buriya kwinjira n'inyuma ni byiza pe, no gukorera inyuma ni byiza, ariko buriya kwinjira imbere hari ahantu bikora, hari ahantu ugeza, wahakoza wagejejemo imbere, wahakoza bigatuma ubwonko bw'umugore bukanguka, nawe agahita bukakira ko hari igikorwa kirimo kuba cyangwa se hari imibonano irimo gutambuka, hari abantu barimo guhuza ibitsina bitandukanye. Niyo mpamvu rero akenshi nkaba nandi kubabwira ngo we mugabo niba ufite umugore ukabona umugore wawe aho kubwira ati sheri urambabaza, sheri, abenshi ntabwo mbizi uko niba bakoresha ijambo rikumbabaza, ahubwo nzi ko abenshi cyane bagenda bavuga sheri ndagukunda, kubera ko bari mu gikorwa. Bashobora no kukirangiza, bakirangije mu kanya wakora akantu gato akaba gutimbura urushyida, cyangwa ukabona akubwiye ikigambo cyiza, kandi mu gihe mwari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kubwira sheri ndagukunda, niwe mugabo wa mbere ku isi, nta wundi mugabo nabonye, urumva. Ariko kubera ko byanga byakunda hari icyo urimo gukora. Nababwiye kenshi ko imibiri yacu, umubiri w'umugore n'umubiri w'umugabo, iyo bihuye bimeze nka rukuruzi, nk'uko wafata umeze nka simaku, nk'uko ushobora gufata simaku, niba ari simaku niba sinzi, ugafata igiceri ujya kugezaho igiceri, cya kintu cyarangije gukurura cya giceri. Natwe niko tumeze. Umugabo muzima ufite ubwonko bukora, umugore muzima ufite ubwonko bukora, ufite umubiri ukora. Iyo umugabo mumaze umwanya, cyane cyane ku bagabo, buriya abagore bo dupfira mu cyubahiro, nkaba nakwegera, ariko kundi kugutinya sinapfa kuguhingutsa imbere ngo nkubwire sheri ndagushaka, sheri iki ni iki. Oya, ahubwo nkaceceka nkategereza ko uri butungutseho gato. Akenshi na kenshi mwa bagabo mwe munyumve neza, ndabinginze ngo munyumve neza. Buriya akenshi na kenshi umugore kugira ubone ko ashaka imibonano mpuzabitsina, hari utuntu agenda yikoze. Ukabona umugore yahindutse, ukabona umugore afite ibyishimo, ukabona umugore aravuga neza. Iyo mwamufitanye ikibazo ukabona umugore aguhamagara papa kanaka, ariko se buriya arashaka kukwiyegereza cyane. Nizo geste twebwe dukora zigatuma ubona ko umugore agushaka. Ariko umugabo we washatse umugore nshuti, araza, mwiriwe mama kana, yego meze ute? Tumeze neza. Akinjira mu cyumba, akikoza mu cyumba, akaza muri salo, ukabona wenda akakubwira, wenda urabona umugore yicaye nka hariya, umugabo yicaye, ndakubwira ese mama kana vayo nkubwire,
kazi kwicara hano iruhande rwanjye ndaho yamugabo utinyutse akagukoraho ndagukumbuye mugore mwiza ndumva mushaka sibyo abagabo bazi kwisabira utazagira ngo ni nkatwe tu abagabo bazi kwisabira bazi kuvuga yuko bagushaka tumva mushaka ndagukumbuye wenda maze iminsi 3 cyangwa iminsi 4 ndagukumbuye se we sunkumbuye biba byiza iyo baje umugore ngo se we sunkumbuye kuko n'umugore we yabishakaga ariko atahera adafite aho yahera atavuga ati bosha ndagukumbuye mugabo mwiza araje mu myaka ariko ashaka wagiye tubabarira ko igo biba byiza rega iki gikorwa ba inshuti ntimukagifate ngo mumere nk'abantu bafashe amasaka bakaterera inyoni inshuti hoya iki ni igikorwa uko bisa kose umugore n'umugabo baba bakiganiriyeho baba muri make umwe bisabe ko umwe ari bwiyumve mu ndi n'undi akiyumva mu ndi biba byiza cyane rero iyo wabashije kunyumvamo nanjye nkabasha kukwiyumvamo kubera ko byanga byakunda imibiri yacu hari ikibuze kwikorera twebwe nitubanze twiforomate kwanza niba umugore ufite nawe ikibazo nawe mugabo mukaba ufite ikibazo mwebwe nimubanze mukore imibiri mo hamwe nibyamara kuvamo we imibiri yo irikorera ibyayo ibasanishe ibihurize nimara kubahuza no hasi kuri ya nyir'isuti yacu n'icyubahiro cyacu nabyo byumve birabishatse gatirika twiyunge buriya keshi ngewe mbere yuko nkora bino biganiro kuko nakena narabikundaga nakundaga kuganira n'abantu bakuru mfite imyaka nka 14 najyaga numva naganiriza nk'abantu b'abakecuru imyaka za 80 za 90 za 70 numva ko ari bo bagira ibiganiro byiza kandi koko naje kubona ko ari bo bafite ibiganiro byiza bakugiraga inama wenda nkakomoza ko nkugese ariko mukecuru narubahaga cyane mukecuru cyangwa kubera ko mfite icyo nshaka wenda abana nk'umukecuru duturanye nkahita mva ku ishuri nkatanze nkabanza nkajya kumuvomera nkatura amazi hariya namara kuyatura nkakubura namara gukubura ngenda ari umukecuru nari mfite wagiraga akatebe ka kinyarwanda ngatanyana nk'icara uruhande ambwira ariko buriya ko ndeba ushaje n'umusatsi wagushizeho ukiri muto bigaheraho nakuze ibintu by'ibiganiro byo kuganiriza abantu byo kugira inama abantu mbikunda numva mbikunze nzanabikora nkajya mbagira inama kuko ngiye nakunze kubana n'abantu bashaje cyane b'abakecuru kajya bangirira inama mwana wanjye nukura gutya zubakwa gutya zigenda gutya bimera gutya wihangana utya kandi ukarwubaka mbese nakuze nzi ibintu umugore abasha kwihanganira n'ibintu umugore atabasha kwihanganira ariko kuko atagira uko abigenza nkanjye urugo rwanjye nubwo nkiri na mutoya numvaga ko ntapfa kurusenya nkagenda nkashaka abantu banduta bakuru nka 5 nkagura nk'inzoga nkazishyira hariya ati nyamuneka urugo rwanjye ko rugiye gusenyuka mbigenze urwo ni urugero nabahaga nawe mugore rero ntabwo kuba umugabo wawe adakora imibonano mpuzabitsina neza aricyo cyatuma usohoka mu rugo ngo ugende hoya ahubwo mu biganireho nibyaba ngombwa ko bidakunda mwebwe ubwanyu mwifatira umwanzuro ntabwo kumbwira ngo ugiye ngo gusohoka ngo ujye kubwira ngo gushangazi ngo ujye kubwira n'undi ngo yuko ngo urugo rwawe ngo urugo oya ntabwo ari ngombwa yuko bisohoka buriya biba byiza niyo mpamvu abakecuru bakera bubakaga kuturusha byagumaga ari ibanga ryo mu mitima wabo niba igikorwa kitagenze neza niba imibonano mpuzabitsina itagenze neza bakabyeranja bakejo bakabikosora n'ejo ubundi bakabikosora ariko ntibisohoke nibirenze umunwa kuko bajya bavuga ngo akarenze umunwa ngo karushya ihamagara hari niko njya mbyumva inshuti zanjye rero nkaba nababwiraga ngo niba bibaye ngombwa yuko ku ruhare rwawe we mugore cyangwa se ku ruhare rwawe mugabo ubona ko bitari kugenda neza ni mubigenze nk'uko nababwiye ntacyo bitwaye nta n'ikitangaje kirimo murakoze cyane ndabakunda mugire umunsi mwiza bye bye